Niba uri umugabo utari agasore cyangwa se agahungu ugomba gukora iki kintu. Reka nkwereke ikintu kimwe gusa, igikorwa kimwe gusa cyoroshye kidasaba amafaranga ushobora gukora nk'umuntu w'umugabo wavuye mu mubare w'udusore cyangwa se uduhungu kigahindura ubuzima bwawe. Nk'uko mubizi rero mwa bagabo beza mwe, mwa bapapa beza mwe, uko umuntu agenda akura cyangwa se asaza niko ubuzima bw'umuntu bugenda bugabanya imbaraga. Tubwizanyije ukuri, imbaraga wari ufite imyaka 20 ntago arizo ugifite. Imbaraga nayo mfite imyaka 30 ntabwo arizo ubu ngifite. Rero hari ikintu kimwe gusa ngiye kukwereka nk'umuntu w'umugabo ukuze urengeje imyaka 30 wakora kugira ngo ubuzima bwawe ukomeze kubwongerera imbaraga, mbega ugume uri forever young. Ntagutindiye rero, reka nkubwire icyo kintu kimwe gusa wakora kigahindura ubuzima bwawe bwose. Ubushakashatsi bwakozwe n'inzobere mu buvuzi bw'imyororokere y'abagabo bwerekanye ko umugabo ufite testosterone ihagije, uri ku rugero rwiza, aba afite ubuzima bw'imyororokere myiza, imbaraga z'umubiri, amagufa akomeye, imitekerereze myiza, mbega imbaraga za buri munsi zo gukora akazi kose, uhereye kuko mu rugo kugeza mu kandi kazi ko hanze. Ubwo bushakashatsi rero bwakozwe na Dr. Abraham Morgenthau, akaba ari inzobere ibarizwa mu gihugu cya Canada. Rero ubwo bushakashatsi bwibanze cyane ko umugabo agomba guhora abungabunga testosterone ye, kandi akayibungabunga mu buryo buri naturel, kugira ngo agomeze agira izo mbaraga nk'umugabo. Rero wambaza ngo testosterone ni iki? Testosterone ni imisemburo iba mu mubiri w'abagabo, n'abagore barayigira, ariko ubu ngubu turibanda ku bagabo. Iyo misemburo cyangwa se hormone ikaba ikorerwa mu myanya y'ibanga y'abagabo. Rero iyo misemburo ifasha umubiri gukora bya bintu navuze haruguru, kuguha imbaraga mu myororokere, igiramo uruhare imbaraga za buri munsi, kutagira igikundiro, kutagira stress. Mbega ngo umugabo ufite testosterone iri ku rwego rushimishije aba ameze neza, nta stress, kandi ikindi kibanga ngo bafite igikundiro, abagore baramukunda, ntago nzi impamvu. Rero mwa bagabo mwe, niyo mpamvu mugomba kubungabunga iyo testosterone, cyane cyane iyo mugeze mu myaka irenga 30, aho mbega mumaze kuba abagabo nyabagabo, muri kumva muri abagabo nyabagabo, abapapa beza bakuze, abasaza. Nicyo gihe cyo kubungabunga testosterone yawe nimba utayikora. Rero ni gute wabungabunga iyo testosterone yawe ngo ugumye ugire za mbaraga z'abagabo, utagiye gushaka twa dufu two kwa Mukandori, Mukansanga, Kwande cyangwa Doroteya? Hari uburyo buri naturel bwo kubungabunga izo mbaraga zawe z'abagabo, nibwo ngiye kukugezaho. Uburyo bwa mbere rero wakoresha ni ubu ngubu, twagiye. Uburyo bwa mbere wakoresha nk'uko bwemejwe n'abashakashatsi, nk'uko Dr. Abraham yicaye akabikorera ubushakashatsi akabyemeza, ni ugukora siporo. Ngo siporo ni ikintu cya mbere kibustinga imbaraga z'abagabo, bikongerera imbaraga, igikundiro, ubwiza, kutagira stress, imitsi, imikaya ikora neza, muscles zawe zigakora neza. Siporo rero ngo ugomba kwibandaho ni siporo yo guterura ibintu biremereye, cyangwa se imwe twitaga mu Kinyarwanda ngo ni siporo yo guterura ibyuma. Ukajya muri gym nimba ubishoboye, bakakwereka ukuntu watangira guterura ibyo byuma, ibyo bintu biremereye, imikaya yawe ukayikoresha ikabyimba igakura, ngo kuko
umugabo uterura ibyo byuma bituma gutakaza ibiro biramworohera gutakaza ibiro, kuko iyo aterura ibyo byuma imikaya ye iragenda igakura, kandi ngo imikaya cyangwa se muscles yakuze itakaza ibinure vuba. Icyo kintu rero ni icya mbere mugomba gukora, mwa bagabo mwe beza mwe, mwa papa beza mwe, mwa basore beza mwe. Kandi ngo umugabo ufite abana mu rugo aterura abana, ufite umugore amuterure, bityo ngo birabagirira umumaro kandi n'abana n'abagore birabashimisha. Ikindi mugomba gukora, mwa bapapa beza mwe cyangwa abasore bakuze batakiri udusore cyangwa se uduhungu, ngo ni ukurya ibintu birimo poroteyine zihagije. Najyaga nibaza impamvu abagabo benshi, abapapa benshi bakunda kurya inyama, ariko ngo ryari ibanga ryabo. Abagabo rero mutabizi, mumenye ko kurya poroteyine zihagije ni byiza, ngo bizamura testosterone ku rwego rwo hejuru, kandi biri naturel, atari ibintu bitari naturel, atari twa dufu twa tundi namagana two kwa Mukandori, Mukamfizi, kwa Doroteya. Kurya akanyama gakaranze neza. Abagabo mufite abagore muri aha, mutekere abagabo banyu inyama yumutse imeze neza, ngo bityo bibafasha kubustinga ya testosterone yabo. Ntago poroteyine ziba mu nyama gusa, ziba mu mafi, mu magi, mu mata, mu bishyimbo n'ibindi byinshi. Rero wa mugabo we, ushyire ibintu birimo poroteyine mu biryo byawe bya buri munsi. Ariko ntabwo bivuze ko izo poroteyine nuzishyira mu mafunguro yawe ya buri munsi havamo ibindi bintu by'intungamubiri. Ni indyo nziza yuzuye, irimo poroteyine zihagije, irimo imboga, irimo ibintu bitanga imbaraga, irimo imbuto. Ni indyo yuzuye, ariko ntibibagirwe poroteyine. Ikindi rero ngo umugabo yakora kugira ngo abustinge iyo testosterone ye, ni ikindi cyoroshye cyane, kitagusaba amafaranga, kitagusaba ni ukuruhuka, kuryama ukaruhuka neza. Ngo burya umugabo aba akeneye kuruhuka neza, akaryama, agasinzira, akaruhuka neza, byibura amasaha makeya, 7, hagati ya 7 n'8, ngo uburyamye ukaruhuka neza, n'ibinashoboka urenzeho. Kandi kuryama kwawe umenye ngo isaha uryamiyeho niyo ni isaha yo kuryamiraho. Nubishobora uvuga ngo nzajya ndyama saa 4 z'ijoro. Saa 4 z'ijoro ni saa 4 z'ijoro, ujye uryama buri munsi isaha imwe, ubyukire isaha imwe. Kandi wirinde mbere yo kujya mu buriri kuba uri kureba ama ekara, kuba ureba muri telefone. Hoya ibitotsi byawe ubyiteho, ngo bityo bizabustinga cyangwa se bishyire ku rugero rwiza testosterone yawe. Kandi ngo abagabo bafite abagore babo, ni byiza ko babapfumbata, bakaryama neza, bakaruhuka nk'abagabo. Abagabo rero bakeneye kuryama neza, bagasinzira neza, bakaruhuka neza pe, kugira ngo babustinge izo testosterone zabo. Abagore muri aha rero, mumenye ko abagabo banyu bakeneye kuryama, bagasinzira, mubapfumbate, baryame neza, baruhuke. Ikindi kandi nakongeraho, ku bantu baba ahantu hakonje, bagira igihe cy'ubukonje, batabona izuba rihagije, bagomba gufata vitamine D nka supplement cyangwa supplement, kugira ngo babustinge iyo testosterone yabo. Nubwo tuzi ko vitamine D ifasha umubiri kubaho neza, kugira ngo amagufa, imikaya bikomere, n'ubwonko gukora neza, ntabwo ari ibyo gusa, ahubwo no kubustinga iyo testosterone na vitamine D. Nimba udafite ihagije mu mubiri, cyangwa se uba ahantu ugeraho ntubone izuba, ababa muri Burayi kenshi, aba muri Aziya, muri Amerika, hari abantu batabona iyo vitamine D ihagije. Niba rero uzi ko utayibona ihagije, uyishake, uyishyire mu byo ufata bya buri munsi. Supplement ya vitamine D urayikeneye nk'umugabo, kugira ngo ubustinge, ushyire ku rugero, ku rwego rwiza
testosterone yawe. Ndagushimiye rero we wifatanyije nanjye kuri Aduhire Channel. Umugabo wese waba uzi ukeneye kumva ibyo bintu, umugabo utakiri agasore, utakiri agahungu, umusangize iyo video. Kandi nugira ikintu ushaka gusangiza abandi bagabo bagenzi bawe bakuze, abagabo nyabagabo, ugishyire muri comment. Urakoze cyane, ukore subscribe niba utarayikora. Naho utaha, bye.